Mugabo. Ndaje njye kubibwira papa. Kwibwira papa. Nempamvu yamarishije ubwo busa muri kunyereka ngo ngenderwa ndi gucumura hano mu nako. Siza kuba narakubonye tukaba turi inshuti yako ngiye ntabwo nabyishimiye kuguma hano pe. Donabwo merutse mama wanjye ndamukumbuye n'abakuru banjye. Nawe ushaka kuzagenda ukansiga ko abandi bazaga bakaba bafite wowe. Inje umwana waje bamuteye icyuma kwa muganga. Ibyo bigiye no kunsaza. None barashaka no kuza kumwicira kwa muganga ahari kuri muri koma. Ni Tiger B. Bita makuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Ibintu biragenda kabisa. Biracamo. Ariko urebye muri iyi minsi urabona business yacu. Ibirarandenga neza. Ariko haracyakeneye akantu k'impinduka. Ariko za container 10 zasigaye zasikoreye. Ubikoze neza cyane rwose. Nabikoze neza kubera ko urarega n'ubundi. Hariya rero nari mfite abakiriya warantabaye buriya. Ako ka baje bangize ubundi zahageze. Nari nakomeje kubwira muhungu ngo abinye. Urumva ngeze hano nahuye naje nje kuruhuka ariko nzanje mu bibazo nanone. Nzanje mu bibazo ariko muhungu nari namubwiye ngo ahita bikora akoherereze 10 zari zisigaye ko za 12 ebyiri zo ni ngaho twazanye. Ibibazo se ubungubu se bigeza heye kurumvaga ntago byajya mu murongo neza ariko byanga byakunda nkeka ko Gabo nawe umuzi ntago ndi umuntu uvugirwamo ntago ndi umuntu kabisa nk'umuntu twakoranye igihe kirekire ntago ndi umuntu ibibazo byanjye byamangayikisha ngo bigere ku rwego numva mangayitse ko bitakemura ntabwo ufite guhangayika rwose. Sepo cyane ngaho noneho ntabwo uri posting we. Telefone na charge yenza namuriro. Yakugendekeye bitese. Ngereka mbe kandira akeza aho guranitira musibyo. Hey. Ako mwabonye akazi neza noneho pe. Guhera mu gitondo mwifotora. Wajya ngo muri guserebura ko mukuru wanya sazemwe. Ahubwo se ko wazindutse. Uziko reka mbabwire. Ubu nahere mu gikari. Ndahamagara, ndashaka nuko bashakisha uruhindu muraha muri mu mafoto. Reba zibaye sayene. Mufite amatelefone afite amasaha. Nta muntu wacishije umweyo hanze, nta muntu wagize ikintu kimwe ko namwe ubwanyu muri akaraba. Nyese mbogo sa. Ubu mu byukuri ndi kubariramo abakobwa. Ndi kubororamo amatungo. Wait. Maze iminsi mbitegereza narabihoreye bihuza na stress z'umwana urwaye. Nawe koko wendaga gushinga urugo. None se mbagwa ashinzwe iki hano? Mbagwa ariko azanakoza gucire n'inzara. Mbagwa kwiye gukubura afite abakobwa bangana gutya. Ubu umuntu waza agasanga mbagwa ari gukubura murimo mwifotora hano. Ese ubori ni ibingi bugiye kujyana mu rugo rwawe? Bazavuga ko warezwe na nyoko, bazavuga ko warezwe na mukaso. Undi se mu wazashatse wait. Hanyuma se wowe ugakora iki? Ubana n'ubumuga. Reka nambabwira ikintu mutari nzi. Babushe umutima hamwe dukore. Wewe nk'agacupa n'abantu baba bamenyere buriya. N'abantu batazi ahashize hanjye. Arega iyo ufite icyo wagezeho ugomba no kwihemba akantu k'agacupa. Tukagira ahantu twicara tukaganira tunagasoma nta kibazo. Ya, nkurikirana ibintu neza. Uruganda rwanjye rumere neza. Ubundi wowe utuzi. Humura uramfite kabisa ibintu byawe mba akantu kandi mba kubikurikirana neza rwose. Ya, humura pe. None bimeze bite? Wowe? Hanjye rero. Ja business na bimeze neza, wowe bimeze bite? Bihagazemo neza cyane rwose.
okay yo ujye wicara utuze wumva ati ufite umuntu kabisa ukurikirana ibintu byawe neza kabisa ntugire guhangayika yego cyane rwose okay enjoy cheers ngubu nabahinduriye imyanzuro naso ntashobora kuyikura kandi ndibwira ko nawe munatinyutse kugira icyo mumubwira mwabona ibibazo ngiye kubafungira amazi n'umuriro ku buryo ibintu biri mu mitwe yanyu bibashiramo ntabwo muri abakobwa bo guhera mu gitondo mwifotoza ndabambura amakarita ya banki amafaranga yose ndayahagarika kugeza igihe mubanje wait niba udashaka ko mvuga upfukama cece kunyumve ndavuze ngo uhereye nona mugiye kugabana imirimo niba mbagwatetse mubone mu byombo nawe ufata ninongera gusanga hano hantu hasa nabi Olive ni wowe nzabibaza uhereye kuri gate ntabwo turimo tujya inama ndi kubabwira nese ubundi ikintu ugiye kujyana mu rugo wawe ni iki uzamenya gufurira umugabo uzamenya gukubura iwawe cyangwa uzajyana mbaho nose abakozi bashinzwe iki wow umugabo nakubwira ngo mpibiryo uzajya umubwira ngo umukozi ngewe ndi igiki ngo naba narakureze nuko mvuze ntabwo ndi kuburana nawe ndavuze ngo and ibyo please sit there cyangwa nzibambure nzibike nk'icyumweru uzi ko wanyibagiwe ako mama nawe urabangama pe keep quiet isuku y'uru rugo irakureba guhera ku irembo kugeza mu gikoni ikintu nzasanga kitagenda neza nzakikubaza nk'umukobwa mukuru and you sinzongera kubona mbagwe mu masahane uri hano cyeretse igihe uri kwishura please don't make me call your daddy kuko muhamagaye ibyo yagukorera birenze ibyo mbari kuba nta soni mwifoto ye kwa mu gitondo nzibike izo telefone nzibike ori reka papa na nzibike mbikwereke ko ndi mama wawe ubikemura byose no subundi kubika okay fine Nzibamuvuze nka mama wanyu kandi aya mategeko mbabwiye azatangira muri uru rugo guhera ejo nose bazamuhemba iki uko niko mama nawe sinzi kabisa kandi simbisubiremo cyangwa marabanga masubundi yabaye iki rekana nawe ngiye ntabyo nzakora dore buri gihe namusangaga ahangaha ntumbwire ko adahari Respo ngiye mbabarira umushake kuko ngiye nkeneye gutaha urabizi nyine urabikeneye wabwiye ko umugabo turi bumusange hano uri budufashe mu buryo turi busubire ngiye mbabarira umumfashe kumwe dore rero nibi ngwangiraga rero buri gihe uhora gurukwiriza wazengurutse amaso ukareba ahantu hose abari hano buri gihe abari hano nanjye ubwanjye mubonye namubaza ukuntu ndataha ni njyewe udakumbuye abanjye se none se turamenya katumutegereze ba gahunda ni ukumutegereza kuko wasanga hari n'igihe nyine wasanga agiye nko mu karuhuko Respo uraba utari kumbesha uwo mugabo ngiye urabizi ndamukeneye ndi gukubesha ngo mbifite niye nyungu erega wowe mbabona udashaka no gutaha kandi ngiye nshaka kwiga ndamujyango mfite mfite ibisabwa byose kugira ngo nanjye mbe nakumbuye umuryango wanjye none umugabo ari he niba ubakumbuye umugabo ari wakagombye kuba waramumenyesheje mbere ku buryo tuza tuhamusanga nyine buri gihe namunyuragaho hano ariko ngiye yambwiraga ko ngiye bitakunda ngo nongere nsubireyo Respo ngiye nakubwiye nshaka kwigira mu rugo umugabo ari abari ahangaha none ari he dutegereze rero dutegereze bigenze gute kandi Esther nutitonde ibi bintu uzabisariramo nose burakigiye gikurikiye umugabo w'abandi rero ngaho mu ndebe kera nakigiye mbonaga cyarasaze niba iyo cyari kiri mbagwe dore umuntu wanyishe mbagwe ariko se buriya mama aba yigize ibiki uri kureba ukuntu yari kudukaruma bidasanzwe ngiye ndi kubona wagira yanahindutse cyane sinzi ikibazo afite njyewe ntabyo nzakora niko namubwiye shangira n'abangama pe umuntu arifata akavuga ngo iki ngo ngiye nkubura hano ngo inzu yose nyizenguruke ngo nze nkorope mbagwe se bamuhemba iki ariko n'ubundi wowe ugiye gushaka ugiye kubaka urugo rwawe ugomba kubikora
ngomba kubikora umugabo wanjye icyambere ni umukire none se umukozi abakozi baruzuye umukozi ntabwo yajya gutekera umugabo wawe azajya amutekera cyakora ikintu nzamukorera nzambishyira ku meza kugira ngo umugabo wanjye abone ko ari kandi kumuha nabyo yagakwiye kujya abikora urambabaje ko ngende mfite kuva hano nyuma y'imyaka 5 ntabwo rege ibyo ngibyo sha ariko mama nawe ari gukabya pe uzi ko yafashe mbago akamugira nk'umukozi yamugize nk'umwana wo muri runo rugo wajyana umwana wacu ngiye nabikunze noneho ku kazi mwari mufite mwongeyeho no kwiherera mukamvuga ayo magambo ariko se mwabantu mwe ninjye wabareze ni Oliva naraboroye ni uzanye igitekerezo umurumva mufite gahunda yo guhangana nanjye mani Oliva umuntu uri tayari guhangana nanjye muri mwebwe ninde giye kanje koza ibyo garuka hano hagarara hariya nusima twahangana nawe uhereye aka kanya muri wese narebe ku isaha ye yewe yangira cyane muri anje se mwambabare ko stress mfite mu mutwe z'umwana wanjye zihagije nisanga he ori acyarika nisangahe hasi mama kunkanga kuko urabona ntari umukobwa nisanga uranduta urumva ugeze aho unduta nyine undenzeho muruta ariko mama naye maze gukura pe noneho ndababwiye ngo uhereye uyu munsi dore ubu ni 7:30 n'igice uhereye iyi tariki n'iyi saha ikintu mwemerewe muri uru rugo rwanjye ni ukuharya no kuharyama gusa kugeza igihe muzasobanukirirwa icyo gukora mugakoresha amaboko yanyu wait please kandi arabizi sorry ni anje simbaruka kugukubita ngiye no kuvuga ngo ni Esther umwana wanjye yarageragezaga hano niwe wabameseraga hano niwe wabyutsaga niwe wabwiraga ngo mukarabe ariko ahabereye kwa muganga aho kugira ngo mundwanire ishyaka mugiye kuzatuma sara no kubyuka mwifotora ubundi mukaza mu dutsiko hano mbagwa ari mu giko nta nisoni ori nawe shemon ariko mama nawe uhereye none aha nasonaza ntabwo ari mubashyigikiye please ntimukirwe munsakurisha kajya kurwaza Esther yihorere umwana wanjye mwihorere papa wanyu ubusi hari arashyira araza namwe ibi bintu byanyu ntabwo ari bubishigikire ndababwiye ngo uhereye none ibiri ngo mugiye gushopinga ngo mugiye kuri boutique ngo mugiye ntabwo mubyemerewe kurya no kuryama hano nibyo bintu mwemerewe nimutiga gukoresha amaboko yanyu muzavugishwa n'igihe nubundi ungagiye kugendera ngiye uri kubwira ngenyine mama ngiye maze gukura kandi niwe wabitangiye ngiye wabitangiye sundi wowe urabona ibintu mama ari gukora ari byo none se wowe wazaga kuvuga ngo tuze tuganirire hano uyoboye ko ari mu nzu ubundi kumujenjekera nibyo bituma anadufata gutya no ubundi bira bintu papa arabizi ko abari kudutunganya gutya ubundi komeza witotombe wenyine ariko ndigende nawe umeze nka nyoko sinjye umuntu yazabivamo yari ari hano ariko ndi kubona yaje Resiko n'ubuze uricara uri kureba ino ntabwo wemerewe kumureba nta kibazo ariko dupfa gutaha rero mubyeyi uyu nguyu niwe narindi kukubwira ntabwo uri wenda nakubujije kuzagaruka ngaha ariko igihe wambarije uzataha ko nakubwiye ko bidashoboka izina nakubujije ndaga ari ngiye waruje kwibariza narinzanye ubundi ngewe mfite ikibazo nanjye nshaka gutaha urashaka gutaha yego ahubwo se ko umuntu ufite ibibazo kuko ufite ibibazo rwose niyo mpamvu kuko iminsi 20 nishira ukiri ahangaha ntabwo uzigera uhava rwose ushatse kuvuga ko naguma ahangaha ni ukuri ngewe nshaka gutaha iwacu uzahaguma ubuziraherezo numara iminsi 20 oya rwose mubyeyi dushakishiriza uburyo uyu mukobwa asubire mu isi turakwinginze nuko oya mwese mugiye kugira amahirwe yo kugerageza yego uburyo mwamanuka kandi nimutisanga ikuzimu kubera wenda ibyo mwakoze mukiri ku isi muzisanga mu ijuru yanjye ntabwo nanjye kuzimu ntabwo wamubwire dushaka kujya mu ntamubye nshaka kujya mu ntamubye wamubwira wowe ndabona kwigerejeyo nibyo mbabwiye mugiye kugerageza cyane cyane uwo mukobwa iminsi 20 nishira ataragerageza uburyo yakwivana hano hantu azahaguma ubuziraherezo nuse mubyeyi ko ngiye yashize ndagerageza gute ko ngiye yashize amahirwe mwese Yes allo Yego muga ni papa Esther nagira ngo mbasabe nyamuneka muncungire umutekano w'umwana kuko naga umutekano we wizewe kwa muganga
ntabwo wizewe mu ncungiye umutekano w'umwana rwose. Hari abantu bakomeje gushaka kumugirira nabi. Yego murakoze cyane. Muga rwose mumfashe mu niba binemeho kwa muganga mumbwire nzanye abantu bandi bashinzwe umutekano ariko umwana wanjye bameze neza. Murakoze cyane. Sawa sawa. Mwana wanjye rwose ntago afite umutekano wizewe. Wekomeza kumvugisha amagambo menshi. Ngende mugerageze. Ibintu by'ikuzimu. Ngenda nzajya ikuzimu. Ntabwo tuzajya ikuzimu nyine wose ushaka kujya ikuzimu. Oya dushaka kujya mu imirimo yanyu mwakoze muri mwisi. Nizatuma mwisanga ikuzimu cyangwa mukisanga mu ijoro. Niyihe se buryo? None ziko nazamanye ngewe nawe nazamanye. Ntabwo wigeze utukana watu? Gutukana ndagaye. Oya ngiye ntabwo dushaka kujya mu rugo gusa. Wadushize ku isi ikuzimu hajemo gute? Singira amagambo menshi wa mwana we turamenyeranye. Buri gihe nikumbwiraga. Buri gihe ngaza buri kunini. Ko nakubwiye ko mugiye kugerageza mwabonye amahirwe kubera uwo mukobwa. Mwagerageje. None si turaca muzinzira nyine kandi zo twaje kukubaza. Mugerageze mwirwaneho kugira ngo umuvanga. Hano hari ibindi biremwa byinshi kandi bifite ubwiza ndetse n'ububi. Icara tubwire uko turagira mu rugo ntabwo ari byo twaje kumubaza. Ari ukubwira ngo gerageza ngo nawe tugerageze gute se hari inzira twabonye. Umuntu yaheza nawe ukuza kumugisha inama nawe yabuze uko yazoganye. Mugabo urataho tubwire uko aho turi buze. Wa mukobwa isingira amagambo menshi. Ndanyumvira.